umuntu wambonye kuri YouTube arangije arampamagara arambwira ngo wambabarira ukaza ukadusenyera ko bimeze nabi. Ndangije arabango nzakubwira. Yego. Aho yarabimbwira hari hashize cyumwera ko namanje nasenga kugira Uwiteka Imana incira inzira. Yego. Ndasenga Imana yava imyereka ibyo ndamubwira. Uwiteka Imana inyereka ukuntu bimeze. Yes, reka tubasuze bakunzi ba Concorde TV show homere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka nshimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ndagusuhuje kandi ndagusabye ngo uyikandeho nawe udushyigikire. Naye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya mbazanira abakozi b'Imana batandukanye tukaganira ku mbaraga z'Imana. Niyo mpamvu imbere ya kamera turi kumwe n'umusore, n'umuhanuzi, n'umuvugabutumwa araza kwivuga uko arakuze. Nanjye uri nyuma ya kamera nitwa Tumimana Concorde, nitwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Tuguhaye ikaze mukozi w'Imana. Murakoze. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Urakomeye. Akomeye. Yego, watangira wibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Masengesho Jean Sauveri. Gadi Yakobo n'ukuyongeraho. Yego. Ndi umusore ushima Imana. Umwana Imana yamenye kuva kera. Yego. Ndashima Imana cyane kuko ahigejeje ikora ngiye mbaye nyishimiye. Yego, ikintu tugiye gukora tugiye kwiyambaza Imana mu isengesho kugira ngo izibane natwe tuyobore muri iki kiganiro. Twe turi twenyine twiyoboye twayoba arikije ikabana natwe ikatuyobora yatugeza ahantu hazima. Niyo mpamvu tuguha ikaze kugira ngo dusengere Imana ize kubana natwe. Ni karibu. Uwiteka Mana igira neza, Mana y'inyembaraga, Mana y'urukundo, turagushimye turaguhimbaje. Reka tugushimeye kugira neza, reka tugushimeye ko ushoboye byose, reka tugushimeye ko waturinze tutarabakurindwa ukuriye gushimwa. Hari abantu benshi twari tungana badusumbya no gukizwa ariko abo ngabo bamaze kugera acecekerwa, ariko twe turi kuvuga izina ryawe ukuriye amashimwe. Mu izina rya Yesu akira amashimwe kuko nawe urayakwiye ntawe muzayasangira. Tumaze kugushima muri uyu mwanya twemerere duce bugufi mu maso hawe. Twarebye turacumura, twavuze turacumura, twakoze turacumura. Irengagiza amafuti n'umugoryi twagiriye imbere yawe. Irengagize ibyo twagendeyemo bibi. Irengagize aho twarangaye. Imbabazi zawe zibane twiyoboye mu izina rya Yesu. Uwiteka byiringiro bizima kandi turizera tudashidikanya ko ura wicaye ku ntebe y'imbabazi. Niyo mpamvu uyu mwanya twizeye ko tubabariye ukuriye amashimwe. Uyu mwanya rero tugiye kuganira mu byawe. Ubane natwe utugirire neza, uturwanirire, urinde abantu bose abari mu Rwanda abari mu mahanga, twese utugirire neza uturwanirire. Tugusabye tukwizeye mu izina rya Yesu urakoze. Amen. 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 God tuguhaye ikaze. Murakoze. Izina God urangana niryo nge nafashe niryo ndakoresha. Jean Sauveri ntabwo ndi kuryakira neza, ndakoresha God yose nayawe. Yose nayanjye. Yego. Umeze uti? Meze neza ndashima Imana. Urakomeye. Ndakomeye. Turi mu mpera z'umwaka. Tuiteka 11 z'ukwezi kwa 11 2025. Yego. 2025 turi kuyisoza dusatira 2026. God wo uyu mwaka wa 2025 wakugendekeye ute turi gusoza? Murakoze. Uyu mwaka wangendekeye neza cyane, nahuye n'ibitangaza by'Imana. Yego. Uwiteka Imana yari yarambwiye ngiza nsetsa ngiza ntambagiza mu murwa ngiza ntambagiza ahantu henshi. Ubu nabaye nka Eliya arihita ishubi. Yego. Imana ikamuvana itishubi ikamujyana i Samariya. Yego. Nanjye niho ngeze ndi gushima Imana. Uratubwira nkunda ibimenyetso. Tubwire pe urakuzimiza cyane ngo nkuko yakuye Eliya itishubi ikamujyana hehe, wowe yagukuye hehe ikugeza? Ese yagukuye ubwo yari kuzana hano Musanze? Imana yarambwiye ngizamenyekanisha mu mahanga. Ndangije iza kunkundisha Concorde. Njya muri studio ye. Yego. Nkoresha ikiganiro. Abantu bose barankunda bakampamagara tugasenga. Uwiteka Imana ikantuma ahantu hatandukanye nkajya gusenga bitewe n'iyerekwa yampaye. Umunsi w'ejo narindi igicumbi. Nasengeye abantu. Uwiteka Imana inkoresha ibitangaza. Muri make kuza kuri YouTube ni bimwe mu gusora ko amasezerano yawe. Yego. Amasezerano yanjye n'ibimenyetso yuko ari kuri 80%. Yego. Yego. Abenshi bajya bavuga ngo umuntu yaje kuri YouTube ngo aba yaguye n'ikingo ubwo ngo yabivanze, nta baratangira kubikubwiraho ugiriyeho.
abacantege ntago babura ku isi ariko icyo Imana yavuze iyo utagisigasiye uyimuze ubwenge irakureka niba yaravuze ngo izakumenyekanisha kandi aha ngaha tuba turi gutanga tuba turi abakozi b'Imana niyo mpamvu umukozi w'Imana agomba gukora hose n'Imana yaramenyekanishije nkaba ndi gutanga ubutumwa ku isi hose njye ndi gushima Imana abavuga ngo ni ukugwa abo ngabo ntababizi waguye oya ntabwo naguye pe kuko umucamanza wa mbere ni Yesu wenyine niwe uzi imitima yacu ntabwo waguye ahubwo umurimo w'Imana uri kwaguka Imana ishimwe cyane warumbwiye ngo ejo ngo wari uri ahantu niba atari ibanga watubwira uko byari bimeze kurwo rugendo rwawe urugendo rwanjye narufashe mu gitondo Uwiteka Imana oya umuntu afata urugendo yabanje kurupanga warupanze ni umuntu mwe musanzwe muziranye ugiye gusura ni umuntu wambonye kuri YouTube arangije arampamagara arambwira ngo wambabarira ukaza ukadusenyera ko bimeze nabi ndangije aravuga ngo nzakubwira aho yarabimbwira hari hashize icyumweru ariko namanje nasenga kugira Uwiteka Imana incira inzira ndasenga Imana yava imyereka ibyo ndamubwira Uwiteka Imana inyereka ukuntu bimeze ndagenda ariko Uwiteka Imana yadukoreye ibitangaza navuyeyo hari icyo nkoze muri uwo muryango kandi nabo barashimye wowe n'umudamu we n'abana byari bimeze nabi ariko baciye bugufi ntago bitaye mu gukomera kwabo ntago bitaye uko bari ahubwo baciye bugufi Uwiteka Imana idukoresha ibitangaza niyo mpamvu ndi kuvuga ngo muntu uri kuvuga ngo umuntu uza kuri YouTube aba yaraguye aho ngaho uri kwibesha kuko nukwagura umurimo w'Imana iyo ntahaza abo bantu bashobora kuba barapfuye bishwe n'ibyaha cyase n'ibibazo bitewe n'ibyari byo ariko kuba barambonye kagenda nkababera imbuzi aho ngaho nanjye nashimye Imana cyane yego ntabanditse turi mu mashimwe no kugira ngo tugaragaze ese kuza hano kuri YouTube bifitiye iki societe nanubu baracyamamagara maje guhuza imiryango 3 kandi ndi umusore ni imiryango 3 itarumvikanaga se itarumvikanaga kwa Gadi batumvikana no kwa Concorde no kwa Emmanuel oya umugore n'umugabo batumvikana kandi ngende umusore ariko nkagenda nkabicaza nkabahugura nose ubwo bakugira ikizere gutuye aho watubwire neza Gadi niyo mpamvu nanjye navuze ngo Uwiteka Imana iri kunsetse niko natangiye ndi kuvuga TV na 25 rwose ndi kuyisoza neza Imana ishimwe kuko nanjye nararebaga nkareba ukuntu bimeze abati ubundi ngiye ndi iki ku muntu w'umusore umugore n'umugabo bakamuhamagara bakamwaturira ibyaha bakavuga ibintu bitari kugenda neza narangiza nkabahugura ngasiga bameze neza bari kumbwira ngo bagiye gusenga kandi nkiri umusore ntari nashaka navuze ngo Mana ngushimwe uri kunsetsa nukuri Imana ishimwe cyane baraguhamagaye se bakugisha inama gute barambwiye ngo twakuhonye kuri YouTube turakwishimira cyane tubona yuko urimo Imana tubona yuko nta kibazo cyawe tubona ko nta satani yego turabango ni wowe dushobora kubwira ibibazo byacu ni wowe dushobora kubwira ibibazo byacu kuko abana b'abantu ntukabizere hari ukuntu ushobora kubwira mugenzi wawe ikintu yarangiza akajya kubwo kubibara ariko baravuze ati twabonye urimo Imana ati niyo mpamvu twakagombye kuko twaturira ibyawe ukatugira inama nk'umuryango yego ndavanga Imana ishimwe cyane muri make babonye ikikurimo yego babonye ikikurimo baravuga ati ikikurimo muri make nicyo turabwira kikunyuriramo n'ubundi kitugira Imana inama nta kindi ni Imana nanjye nahise nyehereza icubahiro ndavanga Uwiteka Imana ishoboye byose kuba abantu barangiriye icyizere kandi ndi ingaragu ntari namenye iby'imiryango ariko naravuze ngo Uwiteka Imana ntagirobanura ku butoni kandi Imana ireba ko twebwe tutareba Imana ishimwe ihimbazwe wowe y'abantu baguhamagaye gutyo ni urugo ni couple isanzwe ibana bakakugisha inama nk'umuhanuzi w'umusore ufite imyaka 20 n'ingahe 26 kiri ingaragu ubyakira utewe yubonye
izo ngo uzisanye zikongera zigahura, nanjye bita binyongera imbaraga nkabanga imbere yanjye ni heza. yego kuko Imana ngiye yamenye nkiri mutoya. Imana burangiyewe yarankunze, niyo mpamvu yahise inyita Yakobo Isirayeli. Kuko amateka ye urayazi, yaramukunze ntacyo yitayeho. Yego Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Navango guma mu mavuta. Murakoze. Guma mu mavuta. Nitutagwa isari tuzagororerwa. Imana izaturinde kugwa isari. Nukuri pe. Nukuri. Ntawaguhamagaye gutuka. Oya. Nta muntu urantukaho. Nabyo mbishimira Imana. Kuko nahise mvango muri njyewe hari imbuto zindimo. Yego. Yego. Imana ishimwe. Reka dufate umwanya rero kenshi twe kuganira ibyacu, ahubwo tujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana mu minota irambuye utubwire ijambo ry'Imana. Ni karibu. Murakoze. Mbere na mbere tugiye kumanza dusengera ijambo. Yego. Kugira ngo Uwiteka Imana ize yivange kadusenge. Amen. Uwiteka Mana igira neza, Mana y'inyembaraga, Mana y'urukundo, turagushimye turaguhimbaje. Reka tugushime yuko uri mutabura uko bigenza, tugushime yuko uri Alpha na Omega, uri tangiriro n'iherezo, nta kubanjirije nta nuzaguheruka. Mu izina rya Yesu uyu mwanya duciye bugufi, Uwiteka byinnyureze mu mitima yacu. Turareba tugacumura, tugakora tugacumura, ariko mu izina rya Yesu dushaka kugira ngo utubabarire ibyaha byose, kuko Uwiteka duhora twiyeze uko bwije nuko bukeye turi kuri iyi si, duhora duterwa imyambi y'umubi, ariko mu izina rya Yesu tubabarire ko kugira neza. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, kubera mikoro wibwirira ubwoko bwawe buri ku isi, kandi mu izina rya Yesu uhindura imitima ya benshi, kandi Uwiteka ibyo ushaka n'ibyo ushima bigere kuri buri umwe wese. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Imana ishimwe ihimbazwe. Tugiye gusoma amagambo turasanga muri Samweli wa mbere igice cya 16, uradusomera uhereye ku murongo waho wa mbere. Samweli wa mbere. Yego. Igice cya 16. Uradusomera uhereye ku murongo wa mbere. Yego. Twumva ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Ariko intego y'aya magambo Uwiteka Imana yambwiye ngo mbwire Abanyarwanda, mbwire abari hanze, mbwire buri muntu wese uri kumva iki kiganiro cyacu. Yambwiye ngo Uwiteka Imana si umuntu ngo ibeshe, ngo kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze, ngo ibyo yavuganye nawe no kubikora izabikora. Imana ishimwe cyane. Amen. Yego. Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Bukeye Uwiteka abaza Samweli tuzageza he kurira Sawuli, kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli. Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza, uzansukira amavuta kuwo nzakubwira. Nuko Samweli akora ko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Ati ni amahoro. Nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be, abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati nukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka wareba mu mutima. Yesayi aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama, nabwo Samweli aravuga ati uyu uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesayi ati
aba sibo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta ni uwo. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Yegereza imikoro. Uwiteka Imana ishimwe cyane. Amen. Uyu mugabo Dawidi yaraciriritse. Bibiliya iratubwira ngo yari umushumba. Haleluya. Amen. Ariko Uwiteka Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze. Imana yacu ntabwo igisha inama. Rubanda barebaga Dawidi bakabona nta nica azimarira. Rubanda bareba Dawidi bitewe n'uko ari umushumba bakabona yuko ntacyo amaze, ariko yari afite bakuru be bari bafite nk'uburanga, bafite igikundiro, bafite igihagararo, bakavanga abangaba nibo bazazungura base, nibo bazazungura imiryango. Ariko Dawidi bari baramuhejeje inyuma. Uwiteka Imana ishimwe cyane. Amen. Intego yanjye iri kuvuga ngo Uwiteka Imana si umuntu ngo ibeshe. Wa munyarwanda we, uweho uri hanze y'u Rwanda, Uwiteka Imana icyo yakuvuze izagikora. Wikwireho aho uhagaze, wikwireho uko umeze, icyo Imana yakuvuze izagikora. Wikwita ku bana b'abantu, wikwita uko bagusebya, mbese ntugire ngo karabaye, ahubwo icyo Imana yakuvuze izagikora. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Uyu mugabo Dawidi Imana yari yaramubwiye kera ngo nzakuzamura mwana wanjye, ariko atangira gukubitwa, aja mu ishamba aragira inka, ariko abandi banezerewe, kandi yari yibitse isezerano. Ahangaha mu Bisirayeli hari hayoboye umugabo bita Sawuli, ariko aza gukora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Samweli yari umuhanuzi, akaja asenga ari kuririra Sawuli. Mana Sawuli ashaka kuyobya igihugu, ariko dushaka kugira ngo umubabarire. Ariko Imana igira ifura avuga ngo yewe Samweli uzageza ryari kuririra Sawuli? Uzuza ihembe ryawe amavuta mugaragu wanje naragutoranyije. Izuza ihembe ryanjye amavuta, nshaka kugutuma kuja gusengera abarwayi bakire batari bapfa. Uzuza ihembe ryawe amavuta, hari abantu bababaye bari kuboroga hirya no hino babuze kirengera, nshaka kugira ngo uje kubafasha. Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kwa Yesayi. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiye muri uyu mwanya, ndagira ngo nkubwire ngo wikwita ku bana b'abantu ibyo bakuvugaho, wikwita muri iyi si uko uri kubabazwa. Ndagira ngo nkubwire icyo Imana yakuvuze izagikora. Imana si umwana w'umuntu, icyo yavuze izagikora. Uyu Dawidi nawe akimara kubwirwa ntago byaje cyane, yakomeje kuragira, ariko isezerano ryari rigiye gusohora. Imana ishimwe cyane. Samweli aragenda kwa Yesayi, yari yitwaje igitambo kuko Uwiteka Imana niko yari yamubwiye. Aragenda agezeyo atuma kuri Yesayi n'abahungu be, aravuga ngo Uwiteka Imana intumye muri uru rugo kuza gusuka ku mugaragu wayo amavuta. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Hari icyo yakuvuzeho kandi ugitegereze, n'Imana itajibesha cyangwa ngo yivuguruze. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana hari icyo yakuvuzeho, reka gutinya ibizakubaho kuko Uwiteka Imana irakurinda. Imana imenye ubukene bwawe, Imana irakurinda. Imana imenye uko utekereza, Imana irakurinda. Ndagira ngo nkubwire ngo nta kinanira Imana. Ahangaha Dawidi bakimara kumusukaho amavuta, yari umwana w'umuntu atekereza kure. Kubanza usaba amavuta yo kuba umwami, nzaba umwami ndo kwande, ko ndo mwishamba, ko ari ngewe uragira inka,
kari njyewe uragira amahene, kari njyewe wikorera amafumbire ya rubanda, kari njyewe utagira ijambo mu bagabo, kari njyewe wabuze ijambo hirya no hino ko nta nkweto mfite zo kwambara. Mana uri kubona bizacahe kugira ngo njye mu rugo kwa Sawuli nje kuba umwami. Imana iramubwira tumva mugaragu wanjye witinya, icyo nakuvuzeho nzagikora. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Uwiteka Imana hari icyo yakuvuzeho kandi izagikora. Witinya muri ibi bihe, witinya uko ubayeho, witinya ibyo rubanda bagusebye, korera igitangaza kandi uzamenya ko ndi Imana. Imana irangije, Sawuli yari afite umwuka w'Imana, Imana umukuraho. Tangira kujirohereza imyuka mibi ivuye ku Uwiteka ikajya kuri Sawuli. Sawuli agatangira gusara. Imana yari itangiye kugira ngo Dawidi abone ko Uwiteka Imana iri nawe. Imana itangira guha Dawidi ikimenyetso cya mbere. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ahangaha Sawuli atangira kuganyira abana b'abantu. None ko ntangiye kuzura imyuka mibi, ko ntangiye kuganya, nzabigenza gute? Imana iramubwira tumva nkubwire. Haleluya. Amen. 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 Imana ishimwe cyane. Reka twumve ibitangaza by'Imana. Sawuli arangije abaza abagaragu baramubwira ati kwa Yesayi hari umuntu uzi gucuranga w'umuhanga, twaje kumukwakurira akagera gucurangira imyuka mibi zikakuvaho. Dawidi yari atangiye gutabarwa. Sawuli aravuga ati nimugende mu munzanire hari nacogora, nimugende mu munzanire hari imyuka mibi zamvaho, nimugende mu munzanire ahari nanjye nagira agatege, nimugende mu munzanire ibi bibazo bindeho bishobora kumvaho. Baza mu ishyamba gushaka Dawidi. Amubwira tumva Dawidi, turabizi uri umuhanga mu gucuranga gitari, dushaka kugira uzibwa, dushaka kugira uze uje uracurangira umwami. Haleluya. Amen. Dawidi arangije atekereza yuko Uwiteka Imana hari icyo yamubwiye. Yaramubwiye ngo izamumenyekanisha mu mahanga, mwana wanjye uzaba umwami, ariko akibaza uko aho bizanyura bitewe n'aho yaravuka. Tangira kuba ati koko iki ni ikimenyetso, ariko agenda ariko ukora iki, ari gushidikanya. None se ubundi ko ngiye kumucurangira nzaba umwami ntari muri politike, ko ngiye kumucurangira nzaba umwami ntarabayeho umusirikare, ko ngiye kumucurangira nzaba umwami afite abana kandi abana aribo batsimbura, bizagenda bite? Aragenda ariko agenda ari gushidikanya. Natwe hari ibintu abakozi b'Imana batubwira, mwana wanjye uzagira guca uzagira guca, nzaguha intege, ariko kareba ukabona nta ngorofani, ariko Uwiteka Imana reka gushidikanya, icyo Imana yavuze izagikora. Agezeyo atangira gucuranga, ariko akajya i Betelehemu kuragira inka za se. Yamara kugenda Uwiteka Imana ikongera kohereza imyuka mibi. Yamara kugenda Uwiteka Imana ikongera kohereza bya bindi biteye ubwoba kugira ngo Dawidi atabarwe. Sawuli arangije aravuga ati guma ahangaha uje urancurangira buri gihe kuko uri kugenda zikanyataka, uri kugenda imyuka mibi zikaba myinshi, uri kumva bikanga. Imana ishaka kugutabara, igutabarira mu mwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ikimenyetso cya mbere Dawidi yari akibonye. Haleluya. Imana ititeza intambara mu gihugu cy'Abafilisitiya n'Abisirayeli. Abafilisitiya bakubita Abisirayeli barabarwanya. Uwiteka Imana yari ishaka gutabara Dawidi. Sawuli yohereza ingabo baje kurwana, harimo umugabo bita Goliyati. Bibiliya iratubwira ngo yari yambaye ingofero ngo nini cyane, ngo yambaye imyenda z'ibitare ngo utabona ahantu wanyuze isazo. Abasirikare bari barananiwe. Uwiteka Imana hari icyo yari ishaka ku mugaragu wayo yasezeranyije. Imana yarakubwiye ngo nzakugirira neza, irakubwira ngo nzakwambika imbaraga, irakubwira ngo nzakumenyekanisha mu mahanga. Wowe dukurikiye ndagira ngo nkubwire ngo witinya, Uwiteka Imana wakuye Dawidi mu ishyamba, ibyawe nawe irabizi. Imana ishimwe cyane. Amen. Ahangaha mu Bisirayeli n'Abafilisitiya intambara irahindanya, intambara iba nyinshi. Uwiteka Imana yambika Dawidi imbaraga kuko yari azisanganywe. Aragenda abwira Sawuli ati nkumva nkubwire nyagasani, nje wakubise intare n'idubu, nje umugaragu wanjye ngiye kurwana,
n'uyu mufilisitiya. Haleluya. Nje umugaragu wawe ngiye kurwana n'uyu mufilisitiya kandi ndabizi ndamunesha. Abandi bakoreshaga imbunda ariko Dawidi yakoresheje umuhumetso n'ibuye. Ararizunguza abwira Imana ngo none Mana ndekure. Imana ati tonde manzu usenge, manzu uje mu butayu, manzu uje mu bigerageza urebe ukuntu abandi bababazwa, manzu ujye hirya no hino, manzu usenge Uwiteka Imana. Iki Imana yakuvuzeho nta hantu kijya, Imana ntagihutiraho. Mana none ndekure, Mana uyu murozi uri kundoga, uyu nguyu kwama ubasha n'umushobozi muvuma apfe, oya mureke amanze yishimishe, mwihorere amanze akore byari gukora. Icyo ndi kukubwira cyo ndi kugira ngo nkubwire ngo uzamunesha, isaha nigera nzagutabara. Imana ishimwe cyane. Amen. None Mana kuri kureba ko byanze kandi ukaba waransezeranyije amafaranga, akaba nta n'icumi maze ko maze imyaka 50 mu mutayu nta mafaranga hari, akaba bari gutanga amafaranga y'ubusa. Mana nje kuyafata, reka kujyayo, ahubwo nzaguha amafaranga avuye mu ijuru. Imana ishimwe cyane ko Dawidi byagenze. Isaha igeze, Imana ibwira Dawidi utumva nkubwire mugaragu wanjye, ibuye rire kure. Goliyati yari yarangaye, Dawidi ari mukubita mu gahanga. Wateraga ubwoba Abisirayeli, umufilisitiya, umugabo w'icyubahiro wari munini cyane, arangije aragwa. Yicwa n'uwo basuzuguraga, yicwa n'uwo bahaye imyenda ngo yambare zikamuremerera z'urugamba. Yari yifitiye ibuye ryonyine, nta n'isasu yari afite. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo witinya, icyo Imana yakuvuze izagikora. Niba Imana yarakubwiye ngo uzanesha Abamidiyani uzabanesha, niba Imana yarakubwiye ngo abo barozi uzabanesha, niba Imana yarakubwiye ngo nzakumenyekanisha, nzaguhereza ibifatika izabiguha. Icyo Imana yakuvuzeho naho kijya, icyo usabwa ni ugusenga no guca bugufi, ibindi byose Imana irabizi. Imana ishimwe cyane. Icyo cyabaye ikimenyetso cya kabiri. Sawuli yahaye Dawidi umutwe wo kuyobora wa gisirikare, wari umucuranzi, ari umusivili, wa wundi watahaga agaciro atangira kuyobora ingabo ataragiye mu ikosi, bitewe nuko Imana ishaka kugira ngo azabe umwami. Haleluya. Dawidi arakomeza aribaza, yari ari ku isi, Mana wangejeje ibwami, naracuranze, ndangije nsinda n'urugamba, bampa ingabo, none Mana uzi ngo bizagenda bite? Nzaba umwami, ndi umusirikare mfite amapete aratondekanye ni menshi, ariko ntago naba umwami. Sawuli afite abana, none sinacika Yonatani, naba umwami nkaja ku ntebe Yonatani ahari. Imana iramubwira ati mva nkubwire mugaragu wanjye, icyo nakuvuzeho nzakirinda imyaka 1000, icyo nakuvuzeho nzagikora, witinya, icyo nakuvuzeho nzagikora. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Uwiteka Imana ishira muri Yonatani gukunda Dawidi. Bibiliya tubwira ngo urukundo rwa Dawidi na Yonatani, yamukunze urukundo rutari urw'uburyarya, kugira ngo Uwiteka Imana izahe Dawidi ubwami. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Urukundo yamukunze ntago rwari urw'uburyarya, yamukunze urukundo rufatika, rwa rukundo watiza urugero ukarara udakinze. Nirwo Dawidi yakunze, nibwo Yonatani yakunze Dawidi. Haleluya. Urukumva byari bigeze ku ndunduro. Uwashidikanyaga ngo hariho abandi bana, uwashidikanyaga ngo bizagenda bite, Imana imukundisha uwo muhungu wari uzaba umwami, kugira ngo Dawidi azaje ku ntebe y'ibwami. Witinya, icyo Imana yakuvuze izagikora. Imana ishimwe cyane. Yonatani yakundanaga na papa we cyane, akagenda akumva amabanga ari kuvuga, akaza akayabwira Dawidi, akamubwira tumva Dawidi, data ari kukugambanira kuko Abisirayeli baragukunze cyane ngo ushobora kuzaba umwami, kandi icyo Imana yakuvuzeho izagikora, uzanaba n'umwami. Aramubwira ati data ari kukugambanira, ahubwo genda urebe Samweli Rama, umubwira gusengere Uwiteka Imana amubwire ibizakubaho. Haleluya. Amen. Yaragiye ahungira i Rama. Ni Inayoti, hariho umusozi bita Irama, niho Dawidi yagiye guhungira, ajya gushaka umuhanuzi bita Samweli. Haleluya.
aragenda aje gushaka umuhanuzi bita Samweli. Aramubwira ati umva Samweli, nshaka kugira ngo unsengere, mfite umutwaro uremerereye, ibigeragezo byabaye byinshi. Imana yarambwiye ngo izampa ubwami, irambwira ngo ngizangirira neza inshira ibwami, atari ko ibigeragezo byabaye byinshi, bari kumpiga impande n'impande kugira ngo banyice. None Samweli bizagenda bite? Samweli aramubwira ati umva nkubwire mugaragu w'Imana, icyo Imana yakuvuzeho nta hantu kizajya. Niyo wagongwa uzaba muzima, ntabwo uzapfa, Imana itarasohora ibyo yakuvuzeho. Imana ishimwe. Amen. Niyo bagugambanira bakaguha intaraza, n'uburozi bwitwa intaraza, ariko Imana itapanze kurapfura buryo ukaburuka. Imana ishimwe. Samweli aramukomeza, aramubwira ati umva ahubwo reka dusenge. Bari gusenga, Sawuli amenya ko Dawidi yahungiye i Rama. Haleluya. Ni nko kubona haranda birambiwe nuko twahagereranya. I Rama wari umusozi, wari ubutayu, handi abantu basengera. Aragenda kuri Ndabirambiwe, aragenda kuri Rusagara aje gusenga, ntayitaye uko ameze, aragenda arasenga, ahurira n'abahanuzi baramuhanurira. Imana ati wa mugabo we, ikikuzanye ndakiza, ariko humura, icyo Imana yakuvuze izagikora. Imana ishimwe cyane. Sawuli yohereza intumwa zijya gushaka Samweli, yarayemeza kumenya amakuru, kari mu musozi, kari gusenga, kari mu rusengero, kari gutitiriza. Nimugende nimwite kari mu nzu y'Imana, mumufate mumuzane, kuko nshaka kumwica. Haleluya. Bagezeyo, Imana yacu ntabwo ikora nk'abantu. Imana yacu si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Baragenda, Imana ibuzuza umwuka wera. Abagenderaga mu mubiri, Imana ibaha umwuka wera, batangira guhanura. Bahanurira Dawidi. Haleluya. Bageze i Rama barahanura. Mugaragu w'Imana Dawidi, Uwiteka Imana izakugirira neza, Imana izaguhereza mu modoka, Imana izaguhereza indege. Bari bagiye gufata Dawidi, batangira kumuhanurira ibyiza. Imana ishimwe. Uwiteka Imana ihimbazwe. Icyo yakuvuzeho izakirinda imyaka 1000 kandi izagisohoza. Wikwita ku bibazo byawe, wikwita ku kubabazwa kwawe. Imana yarinze Yobu mu kigeragezo cy'uburwayi, ikamugirira neza. Rubanda baramuvuyeho, baramubwiye ngo yihakane Imana, yipfire, agakomeza agatitiriza. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yemera ko bitubaho, ariko ntago irinda ijambo ryayo. Irinda ijambo ryayo ikarinda n'uwo yaribwiye. Ubwo icyo Imana yakuvuze izagikora. Nanjye nzakumenyekanisha, izabikora. N'Imana yarakubwiye ngo mwana wanjye witinya, uzaba umukozi wanjye, izabikora. Icyo Imana yakuvuzeho ni mpaka izagisoza imyaka myinshi. Imana ishimwe cyane. Amen. Uwo bari baje gufata, abari baje kumufata batangira guhanurira i Rama ku musozi. Mwana wanjye, mugaragu wanjye, muja wanjye, witinya, icyo nakuvuzeho nzagikora. Kandi baje kumufata ngo bamwice, ariko Uwiteka Imana ibabuza amahoro. Batinze bagize ibihe byiza, Sawuli yifatiramo. Haleluya. Amen. Reka nje kureba abo natumye ahari babiciyeyo. Akigenda umwuka wera ukaje umusanga. Ubundi kugiye kwicura mugaragu wanjye, uzi ngo numwica weho urabaho. Ni amagambo Imana yamushiragamo y'ibitekerezo. Ubundi ura Dawidi, ko Imana yamushize amavuta, ko bose bamuzi, Abisirayeli n'umwica kandi nabo bamukunda, uri kubona weho urabaho. Imana itangira kumushyiramo umwuka wera wo kutica Dawidi. Agezeyo nawe arahanura, nawe yuzura umwuka. Uwiteka Imana imubuza kumwica. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yakuvuze izagikora, izakurinda imyaka myinshi. Dawidi yahuye n'ibibazo, aja mu ishyamba, ava mu ishyamba ajya ibwami, ajya gucuranga. Imana yari yaramusezeranyije ubwami, iramubwira ati mva mwana wanjye, nzakumenyekanisha mu mahanga, nzakumenyekanisha hirya no hino. Itangira kumumenyesha kwa perezida, ajya kumucurangira. Ni nko kuvuga ngo ndajya gucurangira perezida wa repubulika. Kandi utarize, utarageze no mu wa mbere, ariko ukakandagira bitewe n'uko Imana yaguhaye isezerano. Mwana wanjye, uzajya gucuranga, ucurangira umuntu uyoboye isi. Mwana wanjye, nzakwicazanya n'abakomeye. Niko Dawidi byari bimeze. Aragenda kwa perezida, aramucurangira, aragenda akora ibitangaza. Uwiteka Imana imuhereza ingabo, araziyobora. Uwiteka Imana imwicaza ku ntebe y'ubwami. Nagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yakuvuze izagikora. Ijambo Imana yari yampaye naho rirangiriye. Uwiteka Imana ngo si umuntu ngo ibeshe,
kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo Imana yakuvuzeho izagikora mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ishimwe cyane kandi himbazwe. Yego, Imana ntireba nk'abana b'abantu. Imana ntireba. Uvuga ngo Yesayi we yararebye aravuga ati imfura yanjye Eliyabu, Aminadabu na Shama, uko biri kose umwami agomba kuva muri aba ngaba. Abazanira Samweli. Samweli atumva, ndarebye mbonye muri abo ngabo. Na Samweli nawe yararebye akavuga ati uko biri kose n'uyu. Arangije arashoberwa. Imana iti harundi itareba nk'abana b'abantu, ntireba ku buranga, igihagaro, ku karere, amadini, hehe, ahubwo uwishatse mugirira neza. Imana ishimwe cyane, ndafashijwe. Imana ishimwe. Yego, reka tugiyemo ikakanya wo gutanga nimero ku buryo uwagukenera nawe yaguhamagara mugasengana, ubundi dusoreze n'isengesho. Mukozi w'Imana ni karibu. Yego, murakoze. Nimero yanjye ni 078 08 15 565. Iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Uwiteka Imana ikomeze kutugirira neza. Murakoze. Amen. Umwanya wo gusenga kugira ngo dusoze. Kadusenga Imana. Uwiteka Imana igira neza, Mana y'inyembaraga, Mana y'urukundo, uyu mwanya twongeye kuza imbere yawe turi kugushima. Reka tugushime yuko twakubwiye ngo ubane natwe mu ijambo ryawe wabikoze. Ntago njye umugaragu wawe mbaye ikiragi imbere y'ubwoko bwawe budukurikiye, ahubwo mu izina rya Yesu wangiriye neza, wamfashije, ukwiriye gushimwa. Uyu mwanya tugarutse imbere yawe duciye bugufi kuko turi abana b'abantu. Hari igihe turangara tugatekereza ibidakwiye, tubabarire, tugirire neza, twiteho, turengere mu izina rya Yesu. Uwiteka byiringiro bizima, warakoze kubana natwe. Uwiteka Mana ishoboye byose, uyu mwanya nkweretse buri muntu wese udukurikiye ahangaha, buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro, kugira ngo mu izina rya Yesu uzamwambika imbaraga kandi uzamuha ubudahangarwa, abarwayi uzabakize, buri muntu wese uzamugirire neza ku giti cye, kandi mu izina rya Yesu abafite ibibazo bose ndabakweretse, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abo bose uzabagirire neza, uzabarwanirire mu izina rya Yesu. Ubwo bazagushima natwe tuzarushaho kugushima. Ngakomeza ubane natwe, kandi Uwiteka nkomeje gusengera ICTDO ikomeje gufasha abakozi bawe kugira ngo yagure mu izina rya Yesu. Ni byinshi bagukeneyeho, uyu mwanya mbaturiyeho umugisha uvuye mu ijuru. Uwiteka Mana ishobora byose, ubahereze ibisabwa byose, ubahereze ibintu byose. Uwiteka Mana igira neza, byatuma izina ryawe rihabwa icubahiro, byatuma abana bawe batarimbuka, kugira ngo bagaruke mu buntu bwawe. Tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu, urakoze. Amen. Amen.